Muraho neza, muhawe ikaze muri episode ya gatatu y'inkuru ya James mu rukundo rwe ku ishuri. Ubwo duheruka James yari ari kuri telefone. Alo? Ko narimo kumva neza. Alo? Uko nkiri kuri telefone, numvise urugi mu by'ukuri barimo gukomanga. Narakinguye igitaraganya, ndeba umuntu warimo gukomanga. Telefone narayikubye ngishyira hasi, dore ko nta n'umuriro wari urimo. Nayikinguye mbona ni Diego ukomanze. Diego, bite man? Kungendereye amasaha bigenze bwe. Wapi James? Nje kukubaza amakuru yo ku ishuri. Ese mwana, witeguye gute kwakira amanota yawe? Oya wapi man, njye ntabwo nzi ukuntu byagenze rwose. Gusa nari ndimo kubireba mu kanya kuri interineti, sindabona igisubizo. Reka ndebe uko bimeze ahubwo. Ese wowe waba warabonye hari icyabaye ra? Wapi man, nanjye ntabwo ndabona amanota yanjye, ahubwo bimfashemo mwana. Ubwo nkireba kuri interineti ndeba amanota yanjye, mu by'ukuri nibwo nasanze natsinze. Byaranshimishije cyane. Inshuti yanjye na Diego nawe irishima cyane. Diego, birandenze pe. Ubu se nzajya mu kihe kigo koko? Mfite amatsiko yo kureba ikigo bazanshyiraho. Ubu se inshuti zacu zabyakiriye gute? Gusa tujye kubireba mwana, si byo se? Wapi James, ahubwo ni byiza cyane. Waba wamenye amakuru se yabawe ni? Wapi Diego, ahubwo mbwira mwana. Mwana uzi ko tugomba kujya kubareba wana? Ubwo twari turimo gutekereza kujya kubareba. Narifashe ntekereza byinshi. Ariko nyuma y'icyumweru amasomo yaratangiye. Ubwo nari ndimo ntembera muri icyo kigo bashyizeho. Ubwo natemberaga nakubitanye n'umukobwa. Mwitegereje. Ubwo nagendaga mwegera, nasanze ari umukobwa twiganaga ku kigo none bita Winnie. Ndamubaza, Winnie, ni wowe kuri hano se? James, ese uri kumbaza ibyo ureba? Se ntubona ko ndi hano ku kigo ariho banzanye kwiga? Winnie, uzi ko nanjye ariho banzanye kwiga? James, gusa twabyita iki? Cyangwa wari uje kundeba? Oya James, ntabwo nabyumva. Wari uje kundeba se? Winnie, nanjye bashyize kuri iki kigo. Gusa ndabyishimiye pe. Mbega byiza. Birarenze. Ubu se inshuti zacu zo bazijyanye ku kihe kigo? Gusa mfite amatsiko yo kumenya aho Diego nawe bamujyanye. Ese James ntabwo uhazi? Inshuti yawe mwari muri kumwe? Ubwo nari ndimo nganira na Winnie cyane, nibwo agahinda kakomeje kongera kumfata mu mutima wanjye. Nibaza se byagenze gute kugira ngo bamuzane ku kigo cyacu. Nibajije byinshi mu by'ukuri, gusa nawe yaransobanuriye numva nibyo. Gusa ni byiza kuba naragiye aho ngaho ku kigo, asanga inshuti y'umukobwa twiganye cyane. Tukirimo kuganira, nibwo twahise dusubira mu masomo, tujya mu ishuri, buri wese ajya mu ishuri rye. Ariko nyuma nkicara nkatekereza ku buzima bwanjye. Icyo kigo cyari gishyashya, nta nshuti y'umusore nifite tuganira mu by'ukuri. Twaje kujya muri bureke, mpura n'umusore bita Eric. Ubona ari umusore mwiza rwose, upfuye kuba uzi kuganira. Nibwo twicaye turaganira. Salama Eric. Salama. Umeze neza? Ameze neza nta kibazo. Wowe se? Sha nanjye meze neza. Witwa nde se ko mbona uri mushyashya muri iki kigo? Nanjye yego ndi mushyashya, ariko ntabwo nari nkuzi pe. Mwana, nitwa James. Nanjye naturutse mu majyepfo. Okay. James, nanjye rero ni Eric nk'uko numvishe nanjye warunzi pe. None se, twareba aho twicara se tukavugana? Njyewe nkunda kwicarira munsi ya kiriya giti. Ni byiza rwose. None se James, amakuru yawe se? Sha, amakuru yanjye ni meza. Ariko nubwo ari meza, nta nshuti nari mfitiye hano, birantunguye, ariko ndishimye kuba nkubonye. Wenda wajya umfasha tukanaganira.
James nta kibazo mwana, ahubwo se mbwira, nahoze nkubona kare tugiye kwinjira mu ishuri, wari uri kumwe n'uriya mudada wa uriya mudada se mwari musanzwe muziranye? Ah, wapi shayeri, ubwo se ibyo urimo kumbwira waba wabyitegereje? Ese waba wabwiwe n'iki ko tuziranye?
ubwo bahise barebana mu maso nanjye ngwa mu kantu. Aha, episode ya 3 naho irangiriye rero. Ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ubone n'indi episode ya 4 izakurikira. Ese bizagenda gute? Tubitegeye amatwi, tutegerezanye amatsiko turebe. Kora subscribe kuri John B TV zose zigusesekareho. Murakoze cyane.